Nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye Giswahili. Uyu munsi turakomeje isomo rishya. Isomo rya none tugiye kurebera hamwe amagambo dushobora gukoresha duhumuriza umuntu. Umwarimu ni Emmanuel Uwiringiyimana. Mbibutse abageze hano bwa mbere kuko duhora twiyongera, twabaye umuryango wacu tukomeza kwiyongera uko bigaragara. Abageze aha bwa mbere mugende mudakoze subscribe, mudushyigikire, kandi nukundira isomo ndagusaba ntugende udakoze like ko nabyo biradushimisha. Isomo ryacu rero nkuko nabibabwiye tugiye kureba aya magambo ahumuriza. Mu gusoza ndasoza byanze bikunze namwe mumaze kubona ko iri somo ryari ingenzi. Iyo tuvuze ijambo rihumuriza cyangwa se amagambo ahumuriza, ubundi ijambo rihumuriza turibwira umuntu uhangayitse kugira ngo tumutere imbaraga, umutima akomere, cyangwa ari mu kaga kugira ngo adaheranwa n'agahinda, tumwereka ko tumuri hafi, ko tumukunda, kandi ko agomba gutsinda akanesha icyago afite. Ni ukuri iyo umuntu agize ikibazo cyangwa se iyo umuntu atameze neza akabura abamufata, akabura abamuba hafi, biramubabaza. Burya ngo ijambo ririca kandi ijambo riranakiza. Iyo umuntu akubwiye ijambo ribi rikuguma mu mutwe ukumva rirakubabaje, kabone n'ubwo wamubabarira ariko byanze bikunze riba ryakubabaje, ryagushegeshe. Kandi nanone iyo umuntu akubwiye ijambo ryiza, ijambo ryiza ryavuga ngo ni mugenzi w'Imana, kandi Imana ni nziza, niko tuyizi, ni nabyo abayikunda ndetse n'abayizi niko tuyizi. Ubwo rero tugiye gutangira. Uko ushobora kuba wabwira umuntu uri muri iyo kondisiyo cyangwa se uri muri ubwo buzima busa nkaho utameze neza. Ijambo rya mbere turagira tuti usiogope, witinya. Aho waribwira nk'umuntu ubona afite ubwoba bw'ikintu. Ijambo rya kabiri wabwira umuntu, wabwira uti usiriye, wirira. Hari ubwo ubona umuntu afite ikibazo arira rwose, cyangwa se ukabona ari muri mood yo kurira, umubwira uti wirira, komera, biramufasha. Ubundi uti usijari. Ijambo rya gatatu ntugire ikibazo. Hari ubwo umuntu nabwo abahangayitse abona byarangiye, ubwo uti wigira ikibazo, bibaho, sijari, ntugire ikibazo. Ijambo rya kane kubwira umuntu uti usiumiye, wibabara, bibaho, usiumiye, wibabara. Ijambo rya gatanu ugera ku muntu wenda ararwaye ukamubwira uti utapona, uzakira, uzoroherwa. Uburwayi bumumereye nabi, yarihebye, wenda aragaragara nk'umuntu urembye, arakubwira yuko biri hafi kurangira, ntabwo wamuca intege ngo ndabona byarangiye. Ijambo rikurikiyeho rya gatandatu twakoresha ijambo atarudi, azagaruka. Aha ushobora kuba uri nk'umubyeyi ukabona wenda abana bawe bafite ikibazo cy'uko hari umuntu ugiye mu rugo, ushobora kuba ari umubyeyi wabo yagiye mu butumwa runaka, ushobora kubavuga uti muhumure, azagaruka, atarudi, azagaruka. Musijare, atarudi, ntugire ikibazo, azagaruka. Ijambo rya karindwi nitakufuta machozi, nzaguhanagura amarira. Aho aribwira umuntu ufite ikibazo koko, uri kurira cyangwa se uhangayitse kubw'ikintu cyamubayeho, wowe ukaba uri kumubwira yuko ugomba kumwomora ibikomere cyangwa se kumuhanagura amarira. Ijambo rya munani sitakuumiza, sinzakubabaza. Aha nabwo ubuha umuntu imbaraga, umubwira yuko niba yarababayeho ariko wowe utazabikora. Mukundana se cyane cyane nk'iri ngiri niho ryakora. Ijambo rya cyenda sitakuacha, sinzakureka. Ijambo rya 10 Mungu anakujua, Imana irakuzi.
Imana irakuzi. Uribwira umuntu kubera ko abona ko ari wenyine, uramubwira uti Imana irakuzi, kandi ukagira uti Mungu anakupenda. Ku ijambo rya 11 niho tubifite. Imana iragukunda. Hari ubwo umuntu aba ari mu bihe bibi, kumva ko n'Imana itakiriho, kumva ko n'Imana itakimukunda, ariko iyo abonye umuntu umubwira ati Imana irakuzi, Imana iragukunda, biramufasha. Dukomeze n'ijambo rya 12. Jikaze kiume, jikaze kiume, ubwo umuntu uti ikomeze kigabo, komeze kigabo. Mu kenshi tubibwira umuntu kuko tubona kuko amazi yashavuye, ariko tukaba tuti komera kigabo, ikomeze. Rya 13, kaza moyo, ihangane. Irya 14 ni Mungu yupo, Imana iriho, nabyo tukaba turi kubibwira umuntu tumwumvisha yuko Imana nta kibazo na kimwe itakemura. Nubwo ari mu bihe bibi, ariko turi kumwumvisha ko nta na kimwe Imana itakemura, kandi n'ike kiri mu byo yakemura. Ijambo rya 15 turagira tuti usiwe na hofu, ntugire ubwoba, tugere ku ijambo rya 16. Ubwira umuntu uti tuko pamoja, turi kumwe. Rya 17 turagira tuti niko hapa kwa ajili yako, ndi hano ku bwawe. Aho wabwira umuntu umubwira ko atari wenyine, nabwo uri kumukomeza. Niko hapa kwa ajili yako, ndi hano ku bwawe cyangwa ku mpamvu yawe. Ijambo rya 18 ninakuombea, ndi kugusengera kandi kugusabira. Akenshi burya iyo umuntu ari mu bibazo aravuga ati unsabire, unsengere. Ninakuombea, ndi kugusengera cyangwa se ndi kugusabira, agusabira ku Mana, birumvikana. Irya 19, pole kwa hasara, wihangane kubw'igihombo. Pole kwa hasara, wihangane kubw'igihombo. Bibaho. Ushaka kubibwira umuntu umubwira ati hangane kubw'igihombo, kuko ibyakubayeho bibaho. Ijambo rya nyuma rya none, ushaka kubwira umuntu uti usiwe na wasiwasi, Aha mu Cyongereza twagerageje kubihuza no kuva wasiwasi. Ubundi iyo tuvuze ngo umuntu ngo ntagire usiwe na wasiwasi, tuba tubona umuntu ari guhuzagurika. Aha rero uvuze usiwe na wasiwasi, ubwira umuntu uti wipanika, wihuzagurika. Oya, genza gake, genza ibintu bigenze gake. Hari ubwo umuntu ubona afite ikibazo, none ibintu byose ukabona arabikora ahubika, wowe ugasa nkaho umuturisha, umubwira iryo jambo usiwe na wasiwasi. Bakunze amasomo yanjye rero, somo rya none naharisorejwe. Ndabakunda cyane. Sinasoza ntashimiye Samuel, ashimiye Imana kubw'amasomo nawe yatangiye kumfasha atambutse ahangaha. Kandi abakunzi ba channel yanjye murebe cyase munige n'amasomo ye. Hari ubusesenguzi yakoze ku nkuru ngufi ariyo twita short story mu Cyongereza, yitwa When the Sun Goes Down. Hari yakoze summary, mwarayibonye, kandi no ku munsi w'ejo yabigishije isomo ryiza cyane. Ubusesenguzi burimo ni ubusesenguzi bw'ingirakamaro. Samuel azakomeza kudufasha, nanjye kandi ndahari, nta kibazo. Turabizi ko tuzabashimisha. Samuel ndamusohoje cyane. Ni ukuri munyemerere nsoreza aha. Ndabakunda cyane. Tuzakomeza ubutaha.
iri somo ndizera ko ryari ingenzi. Kwa heri, ninawapenda sana, bye.